Ndabasuhuje cyane. Muri aka kanya rero ngiye kubereka daily combo z'umunsi, mbereke n'uburyo zikoreshwa. Ngira ngo muri iyi groupe yacu ya interested coin miners nabahaye daily combo z'uyu munsi, mbabwira yuko ndi buze kubakorera video kugira ngo muzirebe. Gusa ushobora kuba ubonye ino video, urabona nyikoze mu ma 2:47, ushobora kuyibona ukererewe, wazayibona n'ejo mu masaha ya mbere ya saa sita, nta kibazo, biremewe rwose. Izo daily combo zawe wazikoresha, ubundi bakaguha 5,000,000 za combat, hamster combat. Nuko rero ngiye kubereka muri aka kanya zikoreshwa zite. Ngira ngo murazibona ko nazibahaye. Ikarita ya mbere nk'uko uri kubibona ni iyi ngiyi, yitwa, nimba uri kubisoma neza, yitwa top 10 global ranking. Noneho ikarita ya kabiri ikaba yitwa prediction markets, iya kane noneho ikitwa license Europe, iya gatatu Africa. Ngira ngo mwazibonye rero, izi nizo karita z'uyu munsi. Mbibutse ko muri hamster mining dukoresha izi karita. Iyo ukoresheje izi karita ukazifomboza ukazishyiraho, baguha 5,000,000 za coin. Ni ukuvuga rero ngiye kubereka noneho zikoreshwa zite. Ubwo nicyo kintu ngiye kubereka rero. Ni ukuvuga ngo twinjira muri Telegram, mba narayirokinze nyine, reka nze ngifungure Telegram yanjye. Kenshi nkunda kuyirokinga nkoresheje fingerprint. Ubwo noneho tugiye kuyinjiramo noneho turebe, twinjire muri hamster dukoreshe ziriya daily combo, mbereka uko zikoreshwa. Ni ukugira ngo ubone coin. Ndayifungura nk'ibisanzwe, dutegereze nyine ifunguke, dore ni uku nguku, uku niko ifunguka. Aha ngaha ndabanza ngakariminga kubera ko nahuje na Binance. Ngira ngo urabona coin imaze kugeraho, ariko buriya baratubwiye ngo igifite agaciro cyane, igifite agaciro ntabwo ari izi coin ureba, oya, izi coin ntabwo arizo zifite agaciro, ahubwo igifite agaciro ni ibi ngibi, profit per hour. Ushobora kwibaza ngo ese none profit per hour nayongera gute? Kuyongera rero kurikira nkwereke. Uza hano muri aka kantu kanditseho mining, reka nze nkakwereke neza. Uza muri aka kantu kanditseho mining, ngira ngo urakabona. Aka ni nako ukoreraho daily combo. Ndabanza nkwereke uko wazizamura, njye mbiberekera rimwe. Buriya kwereka umuntu ibintu byose nibyo byiza. Nk'ubu hano hari amakarita agiye afite amazina menshi. Reba wenda nk'aka gakarita kitwa Bitcoin pairs, aka ngaka nshobora kuza nkagakandaho rimwe, bakanyereka bati nshobora kwishyura coin wenda, ngira ngo urabibona, 663, bakajya bampa coin 56 mu isaha. Ngahita nkora kuri go ahead, ubwo nkaba ndazishyuye, nanjye bakazajya bazimpa. Ubu ngubu hano intego mfite ndimo hano, ndi kuzamura ibi ngibi bita profit per hour, nibyo ndi kuzamura. Uko ngenda ngura amakarita menshi, mba ndi kuzamura profit per hour. Ariko nanone ni ukuvuga ngo iyo ngenda ngura amakarita, zino coin ziba zigabanuka, ahubwo hakazamuka bino, cyane ko batubwiye ko aribyo bizagira agaciro. Ngira ngo ibyo nabyo murabibonye. None ariko ngiye kukwereka daily combo n'uburyo zikoreshwa. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukoresha daily combo, wowe ikintu ukora urabanza ukaba wamenya ngo izo daily combo ni izihe. Ese amakarita akenewe ni ayahe? Ubu noneho ukamenya ngo ese batanze ayahe makarita. Ngewe nzajya nyabaha muri groupe nk'uko nari nayabahaye. Nawe ushaka ko ngushyira muri groupe wowe ubonye ino video, wanyandikira kuri 0780457362. Iyo nimero wanayireba muri description ya video zabanje, cyangwa se n'iyi ngiyi, ukanyandikiraho nkajya nguha daily combo ya buri munsi. Nuko rero noneho reka mbereke ngo daily combo tuzikoresha gute. Ngira ngo mu ntangiriro muribuka daily combo naberetse, iya mbere yitwa top 10 global ranking. Ngiye kuyishaka top 10 global ranking, hano nkayishakamo nkareba ko nayibona, yaba ari amakarita afite amazina menshi.
urabona nimba nyibuze hano narindi ni muri market, reka nze nkwereke market utari buvuge ngo se market ni hehe, ni aha ngaha niho narindi, nimba nyibuzemo njyamo hano muri P&T nkakanda nkareba ko nabona iyi ngiyi bita top 10 global ranking. Iyo ubishaka ufata indi telefone ukabifotora cyangwa se ugafata ikaramu ukandika amazina y'aya makarita kugira ngo urebe ikarita waza guhitamo. Noneho ngira ngo iyo bita top 10 ndi kuyibura, iyo uyibuze ukurikizaho kano kazu kandi bita Rigo, ugenda ushakiramo hano hejuru ukarebamo ndi gushaka top 10 global ranking, top 10 global ranking, hano naho ntayirimo. Nimba nyibuzemo hano ubwo ndashakira muri special, ngira ngo urabibona aho ndi gushakira, iyi niyo ya mbere. Special hano hari amakarita 3 gusa, ariko muri special dufitemo new cards, ubwo ndarebera muri new cards, hose ni ukujagajaga umuntu agashakisha. Ndi gushaka iyo bita top 10 global ranking, top 10 global ranking. Mwabibonye ko nyibonye? Dore ngiyi, ubwo ndahita nyikandaho kubera yuko nyibonye. Aya makarita urayakanda nkore go ahead, top 10 global ranking. Ngira ngo barambwiye ngo cool, first card is ready, don't stop. Barambwiye ati ikarita ya mbere niyo ntuhagarike, ubwo iya mbere niyo ntacyo ndakoramo. Ngira ngo nce nk'uzamura gatoya cyangwa se reka nze nkwereke manure. Ngira ngo urabibona ko ku mwanya wa mbere hamwe hari utubazo, ubundi aba ari amakarita 3 tugomba kuhuzuza. Aha mbere yagezemo, hasigaye ahantu habiri. Ikarita ya kabiri nimba nayo wari wabibonye kare, yitwa prediction market, prediction market. Ubwo ni ukuvuga ngo ikarita ya kabiri rero ndaza njye kuyishaka nayo, nshobora kwinjira muri market mbere na mbere ngashaka iyo bita prediction market, nkareba ko nyibona. Ni uko nguko umuntu arashakisha, ntabwo uhita uvuga ngo nayigwaho gute. Ngira ngo urayibona ko nyibonye, si ngiyi yitwa prediction market. Ubwo niyo karita ya kabiri iri butume mbasha gutsindira za miliyoni 5. Nyikoreho nindangiza nkore kuri go ahead, dutegereze network turebe uko batubwira. Nayo barambwira ngo the second card is assembled, just a little bit left. Aha nayo ubwo bayemeye, ngira ngo urabibona ko nayo yagezemo. Noneho ngiye kureba ikarita ya gatatu yitwa License Europe, License Europe. Izi z'ama Europe cyangwa se Australian tuzikura muri Rigo akenshi na kenshi, njye ubwo niho ngiye guhita nshakira, niho ziba ziri. License Europe, aha niho haba izijyanye n'inuzi n'imigabane. Ngira ngo urayibona ko ari ngiyi, ngiyi License Europe, ngiyi. Iyi ngiyi noneho ndahita nza nyikandeho kubera yuko nayibonye. License Europe nyikandeho. Ngira ngo urabibona uko bahise bambwira, barambwiye bati the combo is complete, you are doing great, bati wabikoze cyane rwose. Dore bahise bampa miliyoni 5. Noneho hano handitse ngo take the prize, uhita ukandamo bagahita baziguha miliyoni zawe 5. Ngira ngo ubwo nsikororinze down wahita ubona yuko bazimpaye rwose, misengera miliyoni 33. Icyerekana ko wazibonye ni uko hano hantu kuri izi miliyoni 5 haba hariho kano kavi gato uri kubona inyuma yazo. Ubu miliyoni 5 ndazibonye rwose. Uku niko bazikorera, ariko wowe ushobora kuzahura n'ikibazo nshaka kukwereka uko bagihandoringa. Ushobora nibyo kujya gushaka ikarita runaka, reka njye hano wenda kuri team P&T, ugasanga hari ikarita ugasanga irafunze. Kandeba ikarita ifunze ra, ubu nta karita ifunze mfite. Amakarita yose umuntu niwe uyifungurira. Ikarita okay. Dore nk'ubu ushobora kuzajya gufungura ikarita mu zo baguhaye. Nk'ubu ngubu urabona ino yitwa
Iyi niyo ngiye kuvugaho yitwa blocking suspicious accounts, ugasanga imeze gutya iriho akagufuri, ukibaza none ko iriho akagufuri nkaba ndi kuyikoraho bikanga mbigenze nte? Ni ukuvuga ngo urebye hano munsi y'iyi karita rero ifunze hari ibyo bari kugusaba, baragusaba ngo anonymous transaction ban, ugomba kuyigeza kuri level ya 7, ubwo ujya gushaka iyo bita anonymous transaction bans, ukayikura muri steps zose. Iyo uyiburiye hano muri market uraza ukayishakira muri team, wayiburira muri team ukajya muri legal, wayiburira muri legal ukajya muri specials, naha bazishakira. Bivuze ngo kugira ngo mfungure iyi karita bita blocking suspicious accounts, ndabanza nze kuri iyi ngiyi bita anonymous transactions ban, nyigeze kuri level ya 7. Kuyigeza kuri level ya 7 rero ugenda ukandaho gukora go ahead, bakagera kuri level ya mbere, level ya 2, level ya 3, level ya 4 mpaka ugeze kuri level bakubwiye. Ubwo rero urabona dore ngiyi mpise nyitombora hafi ntiriwe njya kure, iyo bita anonymous transaction ban, urabona isanzwe iri kuri level ya 3, wowe ushobora no gusanga iri kuri level ya 0 ukaba ariho uhera. Ubu noneho iyi ngiyi ngiye kuyizamura nkora mpaka igeze kuri level ya 7, nigera kuri level ya 7 iyi ngiyi irahita ifunguka. Reka tubikore, ndakoraho bampe go ahead nkoreho, nuko bikorwa. Ubwo igeze kuri level ya 4 ngira ngo nawe urabibona, nongere nkore kuri anonymous igere kuri level ya 5 ngira ngo urabibona, nongere nyikoreho ubwira bigeze kuri level ya 6, bansabye kuyigeza kuri level ya 7, nongere nyikoreho ngore kuri go ahead igeze kuri level ya 7, ngira ngo noneho urabona yuko yayindi bita blocking suspicious ihise ifunguka, ka kagufuri kavuyeho. Ni ukuvuga ngo ibanga ririmo buri karita ifungurwa n'amabwiriza ari munsi yayo. Uzajya gufungura ikarita bakubwire ngo banza ushake ubwoko bw'iyi karita ubugeze kuri level runaka, nibwo ikarita yawe iri bufunguke. Maybe ko za karita nakubwiye z'uyu munsi cyangwa se izo bita daily combo, ushobora kujya kuyikoresha bakakubwira ngo banza ufungure imwe, ugasanga either iyi ngiyi bita prediction market cyangwa se license Europe cyangwa top 10 global ranking, imwe muri zo irafunze. Uzayifungura kuriya, kuyifungura ureba munsi yayo bari kukubwiriza kubanza kugeza iyihe karita muri level runaka. Icyo si icya mbere. Noneho rero kugira ngo uzamure bino bita profit per hour, ari nabyo bizagira agaciro cyane, nuko uza muri aya makarita yafungutse ugenda uyagura uyazamura. Ni urugero nshobora kuza nkifatira nk'iyi ngiyi bita X, iyi ya Twitter ngira ngo uri kuyibona, nkayizamura iri kuri level ya 5 mu busanzwe, nshobora kuyikoraho nkayishyira kuri level ya 6, dore ni ugukoraho nyine ugakora go ahead, cyangwa se nkayishyira kuri level ya 7. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo nkozeho, reba nk'ubu nyishyira kuri level ya 8, barantwara bino bihumbi 3 bya coin, 334, ariko nzajya mbona 128 buri saha. Nabona mbishimye ngakora kuri go ahead. Ni uko nguko ugenda utwika izo ufite kugira ngo iriya earning per hour izamuke. So ndabashimiye cyane rero, ugize ikibazo wanyandikira kuri nimero ndi buze gushyira muri description. Ariko reka mbere akenshi mbabwiye description biranabacanga ngo se description ni iki. Reka njye muri YouTube nkwereka nka description. Suppose nkanze muri YouTube, akenshi aho haragiye tuvuga description abantu ntibayumve, ariko kandi babonera andi makuru yizewe. Ni ukuvuga ngo dufate ndahita nza ndebe video nawe narapostinze, ndaza ndebe na video nawe narapostinze, nkwereka haba hari description, kuko akenshi description irabananira. Reba nk'ubu hari video nashyizeho ku mugoroba, noneho iyi video iteye uku nguku. Kugira ngo rero urebe description, uza hano hantu haba handitse more, kugira ngo urabona handitse more, niho ukanda ugahita ubona description kuri video. Rero urabona nk'ubu mpakanze mpita mbona nyine iki, mbona nimero ya WhatsApp, nawe uze kuba ariho ukanda niho
guhita ubona description. So murakoze cyane rero, iyi daily combo nawe uyikoreshe kandi uzajye uyikoresha buri munsi ninyiguha kugira ngo uzamure hamster ubona. Hamster iteganyijwe kuzajya ku isoko kuri 25 cyangwa 26 z'uku kwezi. Wicika intege muri mining, komeza ugerageze, ejo niho heza cyane. Sawa, ciao ciao, mugubwe neza. Kora subscribe nimba ntayo wakoze kugira ngo dukomeze kubana.